rya Yesu Kristo ni wa muhungu wanyu umukozi w'Imana Daniel kuri Profete Daniel. Tubonetse kuri ya channel Imana yaduhaye izajya inyura ubutumwa bwiza. Rero iki gitondo ubu turi ku cyumweru mu gatondo, numvishe ngomba kubasabira umugisha w'Imana ndetse ngabasangiza ijambo ry'Imana iki gitondo. Imana ibaha umugisha, ukwiye gukomera, ukwiye kwambara imbaraga. Umuririmbyi yaravuze ngo ntucogore, ntabwo ahinduka aragukunda, nubwo amaboko y'abantu yakurekura ariko Imana ntabwo izakurekura. Ijambo ryaravuze ngo mbese umuntu yakibagirwa umwana yonsa ntababarire uwo yizariye. Bibiliya iravuga ngo bo babasha kwibagirwa ariko jewe sinzabibagirwa. Igihe cyose uzaba mu ruhande rw'Imana, Imana nayo izaba mu ruhande rwawe. Igihe cyose uzaba mu ruhande rw'Imana, nta cyumurozi azagutwara, nta cyamadeni n'ibibazo bizagutwara. Icyo usabwa ni ukumenya neza kuri mu nzira Imana igushakamo. Hari ibyawe Satani yagiye afunga, agenda anyura mu nzira zitandukanye kugira ngo akuriganye, aguconshobere, atware amahirwe yawe, atware umugisha wawe. Ariko ndagira nkubwire ngo ukomere muri iki gitondo. Nabonye hari imbaraga zitagaragara ariko zikora ibigaragara. Izo nta zindi ni imbaraga z'amasengesho. Warasenze ariko abantu babona ko izo urimo atari byo. Ariko Imana ndagira nkubwire ngo utitirize Uwiteka. Imana yarakubonye kandi afite igisubizo cy'ubuzima bwawe. Ndagira ngo ubwire ngo ukomere, reka gucogora. Waracogoye, wasengaga ariko ntabwo ugisenga, warahanuraga ariko ntugihanura. Hari umurimo w'Imana watakaye muri wowe. Iki ntabwo ari igihe cyo kuzimya umuhamagaro, ahubwo ni igihe cyo kwambara imbaraga kugira ngo imihamagaro Imana yaduhamagaye dukomeze tuyikoreshe mu gihe gito. Yaravuze ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe, uhamye mu bandi izo yagukoreye. Cyagiye hari ibyo Imana yakoze. Hari abakeneye kuzumva ubuhamya bwawe, hari abakeneye kuzumva amakuru bakumva ubuhamya bwawe. Ndagira ngo ugire ishyaka n'umwete zo kwegera Imana. Nshuti yanjye, gira ishyaka n'umwete zo kubana n'Imana. We gucogozwa n'ibyo uri kubona muri iyi minsi, n'ibyo urarwaye, nta kerekezo cy'ubuzima uri kubona. Ariko Kristo wazuye Lazaro, amaze igihe mu gituro atanyeganyega, yaratangiye kunuka. Uwiteka Imana yaraje amaze kuhagera azura Lazaro. Uwiteka yongera azure, akore ku buzima bwawe akuzure, akore ku kibazo cyawe kizuke, gihinduke igisubizo mu izina rya Yesu. Andros engedemando pelakoshe kotrema. Ndagira ngo dusengere muri iri jambo ry'Imana. Hari ibyo utizemo mwene data, ndumva ashaka kugusengera Imana iki gitondo. Ndagira ngo wongere woke, wumve prison, wumve imbaraga z'Imana mu buzima bwawe. Mwuka Wera yongera amanukire mu buzima bwawe. Igicaniro cyazimye muri we cyongere cyake. Tugisenga, urasenga, Satani akaguca intege, usigaye uryama ariko ukarota nabi. Uraryama ukarota uri mu bindi, uri mu bapfuye, uri mu marimbi, ukarota uri gusambana, ukarota uri mu biteye isoni n'izisoni nke. Igihe kirageze kugira ngo Mwuka Wera yongera aboneke mu buzima bwawe. Yaratakaye kubera izaha bitandukanye wagiye ukora, ariko igihe kirageze kugira ngo yongere azuke, yongera agaruke mu buzima bwawe, yongera agaruke mu mibereho yawe. Wa mukobwa yongera agaruke, umaze igihe upfusha ubukwe, nawe urakundwa ariko gukora ubukwe bikanga. Ariko igihe kirageze kugira ngo Uwiteka yongera azure izawe zasinziriye mu izina rya Yesu. Bashakwataweregidema Trengozema, umaze igihe ku musozi, warabuze uruzaro, nta ruzaro ufite, usuzugurwa. Hari igisuzuguro umaranye iminsi, ariko Uwiteka Imana yongera azura izawe Satani yakiniyemo, yongera agarurize ibyatakaye mwene data. Umva ijambo ry'Imana, umva ijambo ry'Imana. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo muri Yesaya igice cyaho cya 55.
umurongo wa 6 ndagira ngo twumve icyo Imana ivuganye nawe mu izina rya Yesu. Nimushaka Uwiteka bigishoboka kuko abonwa, nimumwambaza kibugufi, umunyazaha reka ingeso ze, ukiranirwa reka izo yibwira. Agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe, agarukira Imana yacu kuko izababarira rwose pe. Erega izo mwibwira sizo nibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, ni ku Uwiteka avuga. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo tuze ku murongo wa mbere, aravuze ngo yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, n'udafite ifeza nawe naze, nimuze mugure murye, nimuze munywe vino n'amata, mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Niki gituma mutanga ifeza mukagura izo kurya bitari iby'ukuri? Amen. Hasi akavuga ngo niki gituma mukorera ibidahaza? Mushaka Uwiteka mama, biracakunda ko tumuhamagara akitaba, ariko igihe kizaza uhamagare ntibikunda, igihe kizaza usenge ntibikunda. Ariko aravuze ngo nimushake buno bikendera, ndaboneka ngukize uburwayi bwawe, ndaboneka kize kanseri umaranye iminsi, ndaboneka nkize ubugumba nawe uzari, ndaboneka nguha akazi, ndaboneka ngukize ibyaha. Rita ngoze mini widigidima ndakumva Mana, ndaboneka ngutabare, ndaboneka ngugirire neza, nshaka ndaboneka nkwigaragarize, nshaka ndaboneka nke muri ibibazo zawe, shaka Imana iragutabara mwene data. Umaze igihe utindana n'abantu ubabwira ibibazo zawe, watindanye n'abantu ubabwira agahinda kawe, ariko shaka Uwiteka birakunda bigishoboka. Mutafute mama, shaka Uwiteka. Waba uri muri Amerika, shaka Uwiteka birakunda. Wowe uri i Burayi, uri mu Rwanda, birakunda. Igihe kiraje abantu bamushake ntibamubone, ariko aravuze ngo shaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa. Mwambaza kibugufi, mwenye zambi aache zambi, umunyazaha reka ingeso ze, ndetse ukiranirwa areka izo yibwira. Agarukira Uwiteka Imana kuko izamubabarira rwose pe. Erega uri kwibwira kuja i Burayi, sivyo Imana iri kwibwira. Abantu baribwiye ngo bizagucanga, sivyo Imana iri kwibwira. Abantu baravuze ngo bizagushobera, sivyo Imana iri kwibwira. Baravuze ngo ayagiye kurangira, no, izo sivyo Imana iri kwibwira. Icyo Imana iri kwibwira ni icy'agaciro. Jambo ryaravuze ngo izo nibwira kubagirira ngo oya, ngo ntabwo ari bibi ahubwo ni byiza. Ibyo Imana yibwira kuri wowe ntabwo ari byiza. Ndagira ngo usezerere amajwi yose akubwira ko Imana akubwira ko zarangiye ibyawe, ahubwo wakirijwe ry'igitondo rikubwiye ngo shaka Uwiteka bigishoboka kuko ari kuboneka kugira ngo akurokore. Ndabakunda cyane, ndagira ngo nsenge Imana. Mana rengera uyu muze yunkurikiranye, yaba ari i Burayi, yaba ari mu Rwanda, muri Afurika atandukanye, umuhereza imbaraga gushakana umwete, agushakana umwete kubera kuraboneka. Nje Yesu witanze kera ku musaraba we, bitewe n'urukundo ngo ngukize ibyaha zawe. Mugezi narakwitangiye, wanyituye iki wowe, mugezi narakwitangiye, wahidigide mulango semene trebone kutayigombe, wanyituye iki wowe we. Naretse ubwiza bwanje nari mfite mu ijuru we, sigu umucyo kwa data nzamu mwijima w'isi we. Naretse byose nkurengera, waretse iki ku bwanje? Naretse byose nkurengera, waretse iki ku bwanje we? Imana senge uyu muntu nkurikiye, rokora ubugingo bwe, umugenderere, abemera kugushakana umwete wigaragarize. Iki gitondo wigaragariza umuntu wese unkurikiye, taboneje ahubwo abone wowe. Tiyumveje Daniel yumve wowe, kubera ko ndi igikoresho cyawe. Habwa umugisha wowe ukurikiye buno butumwa. Imana yumve gusenga kwawe, Imana yumve amasengesho yawe. Izo wasavye Imana, Imana ibiguhe. Izo wasengeye cagiye, Imana ibiguhe. Izo wasengeye muri wa mwaka, Imana ibisoze.
nimba wizeye wakira igitangaza k'Imana mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Ukeneye guhamagara, ukeneye kubohoka, ukeneye gusengerwa, wanyandikira cyangwa se wampamagara kuri 0788 72 91 46. Ni Prophet Daniel. Mukande subscribe ndetse na share na comment kugira ngo buno butumwa bugera atandukanye, washyira no kuri stati yawe kugira ngo n'ababandi bubagereho iri sengesho rigere kuri bo mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane. Shalom shalom, amen.